kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Amen, amen. Ijambo nshaka ko tuganiraho ni ijambo ryitwa kuba inyangamugayo, kutikuraho kuba inyangamugayo. Twongeraho irindi jambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya mbere, kanaho tuhongereho tugiye gushaka ijambo ryitwa inyangamugayo iyo tugiye gusoma kuba inyangamugayo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 5. Igice cya mbere umurongo wa 5 haranditse ngo, ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose, ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ijambo ryitwa kuba inyangamugayo ntabwo ari rishya mu matwi y'abaryumvise mwese muri aha. N'umuntu waba ageze mu rusengero bwa mbere, ijambo inyangamugayo yaba arizi, kuko rikoreshwa mu itorero, rigakoreshwa no hanze. Ni ijambo rikoreshwa mu kazi ka buri munsi, mu makampani, mu bigo, muri leta, mu nzego z'ibanze. Iyo tugiye mu matora, tugiye kwitorera abayobozi, tuvuga yuko dushaka inyangamugayo, ko dutora inyangamugayo. Iyo umuntu ashinze bizinesi yumva yashyiramo inyangamugayo. Hari umuririmbyi waririmbye, ngira ngo no mu majyaruguru, aririmba aravuga ngo mushishoze murebe rwose muzitorere mwese inyangamugayo. Murumva ko ari ijambo rikoreshwa mu buzima bwa buri munsi bwo hanze hariya. No mu itorero ni ijambo rikoreshwa kugira ngo twakire mu badiyakoni umuntu koko w'inyangamugayo uzakora imirimo ye neza. Mu gipasitoro nuko bigenda. Iyo batoranya abapasitori bareba mu barimu, bakareba mu badiyakoni umuntu ushimwa w'inyangamugayo akaba ari we usengerwa. Mu gishumba nuko bigenda. Ndoko ijambo inyangamugayo ni ijambo dukenera, ni umuntu ukenewe ahantu hose, kandi n'Imana iramukeneye. N'Imana ikeneye ko tuba inyangamugayo. Ariko none ikibazo aho kiri ni uko igihe kigera umuntu akabyikuraho. Mwumvise ko Yobu avuze ngo sinzabyikuraho, bivuze ko umuntu ashobora kubyikuraho akaba yari inyangamugayo, yararobanuwe muri ubwo buryo, twaramuteye muri ubwo buryo, waramushyize muri kampani yawe muri ubwo buryo, ariko yageramo akikuraho ubunyangamugayo, akagera muri korari akikuraho ubunyangamugayo, akaza mu gipasiteri igihe kikagera akikuraho ubunyangamugayo. Ariko Yobu hano aravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Murasabwa kuba inyangamugayo. Amen. Turamugeze mwicaranye ngo ubinyangamugayo, ubinyangamugayo. Ndababwiza ukuri, umuntu w'inyangamugayo niwe ukenewe ahantu hose. Nyamara ariko abantu bajya babyikuraho, bakabyikuraho bari inyangamugayo. Ukumva ngo umuntu yibye, ukumva ngo umuntu yasambanye, ukumva ngo umugabo yateye inda umukozi, ukumva ngo uriya mukobwa, ukabona umukobwa yari umukristo w'inyangamugayo, ejo ukamusanga yambaye ubusa hariya hanze. Ibyo byose ni ukwikuraho ubunyangamugayo. Dukwiriye gukomeza ubunyangamugayo bwacu, kandi ahantu hose. Nigeze kujya kurya muri resitora mu myaka yashize, noneho umuntu wari undi imbere, twari muri self service hariya mu mujyi, umuntu wari undi imbere tugenda twiyarurira, ashyiraho nanjye nshyiraho mukurikiye, agera hari inyama. Ageze ahari inyama, kandi kwari ugushyiraho inyama imwe, wakenera iya kabiri ukayishyura. Abateruye inyama ebyiri acunze ku jisho, abantu baba bari aho ngaho, abateruye ebyiri ahita azijomba mu biryo hasi, ajomba mu biryo hasi ku buryo ibiryo bihita birengaho. None arangije yarura kamwe agashyiraho hejuru.
ariko umuntu ubishinzwe aba yamukubise imboni yamubonye, nuko ajya kwicara, nanjye ndamukurikira ngo twicare ku meza, ndamukurikira turicara, nuko akajya ajomba ifurusheti mo hasi mu ndiba akazamura inyama akayirya, nawe bamubonye yageze aho ubunyangamugayo abwikuraho. Hari abantu babwikuraho no ku biryo, noneho ibyamubayeho ni birebire, ariko agiye kwishyura bamwishyuje inyama 3 kandi niyaburanye barazimwishyura, turazishyura waziriye 3, arazishyura da. Kwikuraho ubunyangamugayo ni akantu koroshye umuntu akabwikuraho. Dukwiriye kuba inyangamugayo mu buryo bwuzuye. Kera nyiri umusore nigeze kujya gusura famiye imwe n'abantu twari turi kumwe tujyanye kubasura, nk'uko twajya gusura kwa Ngoma Nziza, yari famiye ubona yiyubashye, nuko twari abasore nka 3 niba tutari 4 sinibuka neza. Noneho tuhageze baratwakira, twari abantu babanye bubyutse cyane ku buryo kutubona twaje iwawe turi abasirikare bakijijwe, nyine wumvaga ari n'ibyishimo kutwakira. Nuko baratwakira, tugiye ku meza kurya, twagombaga no kuharara. Tugiye ku meza kurya dusanga nyine bateguye ibisorori byinshi, turiyarurira. Noneho umuhungu umwe, muzi ko abashyitsi akenshi nibo babanza kurya, umuhungu umwe wari wicaye ku ruhande ageze ku nyama ashyiraho 3. Umutima urambaza ngo kuriya kino gisoro kirimo inyama zingana iki? Nuko bigeze ku wa kabiri, akenshi ku meza uwa mbere ibyo yakoze n'uwa kabiri n'ibyo akora, uwa kabiri nawe ashyiraho 3. Avuga ngo banza ari nyinshi. Bigezeho ubwo zari mu gisorori kirimo n'isosi, bigezeho nzamuye nsanga harimo 2. Numvaga ndi gushyiraho 2 kuko akenshi nizo abantu bakunda gushyiraho, abakizikeneye abenshi nta nubwo tukizishaka kubera ko zizana n'ibibazo ziriya nyama. noneho bigezeho ngiye gukoramo nsanga hasigaye 2, mpita nterura kamwe, indi ndayisiga, kandi ku meza hirya yanjye hari hasigaye abantu nka 4 bagomba kwiyarurira. Ubwo nyir'urugo nabashyiraho kandi abandi bose barisura birira ibisigaye. Wa muntu wazaruye umutima uramurya, uwo twari twegeranye wazaruye umutima uramurya ko we yashyizeho 3, ahita afata imwe ayishyira ku isahane yanjye, nanjye ndayifata ndayimusubiza. Ubwo nari namaze no kurakara byarangiye, nari narakaye nyine umujinya waje, nari nagiye ari jye ubayoboye abantu, ngiye ari jye uhazwi, ndayimusubiza. Nuko turarya turarangiza tujya gusenga mu cyumba, numva amavuta yamenetse ntayo mfite, turasenga. Nuko turangije rero turaryama, twagombaga kuryama aho ngaho mu cyumba. Turangije amasengesho, ndangije ndabagana ntabwo turyama, murabanza munsobanurire uko ziriya nyama mwaziriye. Ziriya nyama mwaziriye mute? Mwazishagaho iki? Ntiturya inyama buri munsi? Ubu byagenze gute? Ati mbabarira rwose, mbabarira. Banyitaga na pasiteri imbere ntaraba na pasitoro ku buryo bwemewe. Pasiteri rwose mbabarira, ndabagana ntabwo bishoboka, simbyemera. Nuko wowe byaje bite? Waziriye ute wowe? Ati rwose, ati nabonye uwa mbere azishyizeho nanjye nzishyiraho. Ndaganira rero twumvikana, ndabaca, ningera no muri korari nzabahagarika, ibi bintu mwakoze simbyemera, ntabwo mbyemera. Kugira ngo mbababarire mu gitondo mbere yo kuva muri uru rugo, murasaba imbabazi bene urugo. Niba atari ibyo ntabwo turi bukiranga. Ati tubabarire wapi? Murazisaba. Mwaziriye mwagize ishyurwa ko hari izindi zasigaye, ese ko zitaje? Mu gitondo rero tugiye kunywa icyayi, nuko mbere yo kunywa icyayi ndabaza ndavuga nti rwose abantu twagendanye bafite ijambo, umwe asaba imbabazi undi arazisaba, nyine wakozwe n'isoni ariko bitewe n'inda yabo. Umwe muri bo yahise ambwira, yarahavuye aravuga ati kuva mu buzima bwanjye kugeza mvuye mu isi sinzongera kurya inyama. Ko yahise avuga sinzongera kurya inyama, ndaziretse burundu, kubona zincumuza nkarinda ubwo nsaba imbabazi. Nuko ariko dukwiriye kubiganga mugabo no mu mirire. Ariko uzi kujya muri resitora ukarura urusabe rw'ibiryo ukagenda ukarugeza imusozi bikagenda bikumenekaho n'ibisupu bimeneka inzira yose, ubimena no ku bandi muri kumwe. Ubona biteye isoni, ubona ari ukwikuraho ubunyangamugayo mu by'ukuri. Twiyo twasohotse n'amakorari rero tujya tugendana n'andi, iyo twasohotse n'amakorari uzabicoya, ariko si no gusohoka gusa, na hano iwacu iyo twakiriye korari umuntu ahera hariya yishyiriraho umuceri, akagera ku ifiriti akishyiriraho,
akagera ku gitoki akishyiriraho, yagera ku bishyimbo akishyiriraho, yagera ku nyama akahasanga umusirikare. Bariya abasirikare ni abiki bashyirwa ku nyama kugira ngo bagushyirireho kamwe, kugira ngo bagushyirireho kamwe. Biriya bintu ni ibiki? Imana idufashe cyane. Dukwiriye kuba inyangamugayo n'aha ngaha. Ubukristo bujyana no kuba inyangamugayo. Iyo utaye ubunyangamugayo uba wikuyeho ikintu gikomeye, cyizere uba ugitakaje. Tugomba kuba abakristo b'inyangamugayo. Yobu yavuze iri jambo, haleluya. Ngarutse ku ijambo twasomye, Yobu yavuze iri jambo ryari, hari habaye iki, kubera iki yabivuze, akavuga ngo kugeza ubwo nzapfa. Ni iki cyari cyabaye? Ku basomyi ba Bibiliya cyangwa abamenyereye kumva ibya Yobu barabizi cyane. Yobu ni umugabo waranzwe n'ibintu bitatu muri karagiteri ze. Yari afite ibintu bitatu bimuranga bikomeye. Icya mbere, Bibiliya itubwira ko yari umukiranutsi. Icya kabiri, Bibiliya itubwira yuko yubahaga Imana. Icya gatatu, yirindaga ibibi. Yari umukiranutsi wubaha Imana akirinda ibibi. Hanyuma mu buzima busanzwe Bibiliya imugaragaza ko yari umukire ngo kurusha abandi bose, kurusha abandi bose b'iburasirazuba, ngo yari umukire kubarusha. Ubwo yari umuntu uzwi. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero iri jambo yarivuze ryari, habaye iki? Yobu hari ibintu byamubayeho bikomeye mu buzima, natwe iyo bitubayeho cyaba kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu, byanga bikunze biraduhungabanya. Bamwe bakaba bakwiruka, abandi bakajya kuraguza, abandi bakava mu by'Imana, abandi bakareka Imana. Yagezweho n'ibintu bigeze kuri bitanu. Nsoma Bibiliya, namwe murabizi, mwarabisomye. Nabonye ibintu bitanu byabaye kuri Yobu bikomeye. Icya mbere, Bibiliya itubwira ngo ubutunzi bwe bwose bwashiriye icyarimwe. Ibyo yari atunze byose byashiriye umunsi umwe. Satani arabinyaga byose birashira. Murumva cyoroshye icyo ngicyo? Musubiza, kiroroshye. Ubutunzi bugashira ubureba, inka zigapfa, imyaka ikarumba, amafaranga agashira, ntizigasakambuka, ibintu byose bikarangira, bikakurangiriraho. Cya kabiri cyabaye kuri Yobu gikomeye, nacyo mu buzima kitaje kitatworohera. Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe bari kwa mukuru wabo, abana be, ngo inzu ya mukuru wabo yarabagwiriye, bapfira umunsi umwe. Abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3, bapfira umunsi umwe. Kiroroshye? Cyakumva wapfushije umwe. Umudamu wanjye yakuyemo inda tukibana y'amezi 3. Noneho umuntu twashingiriwe umunsi umwe abyara mbere yanjyeho amezi 5. Ariko bambwiye ngo yabyaye, mu mutima akantu kahise kajyamo, kahise kavuga ngo nabo wabyaye, kandi inda y'amezi 3 yavuyemo gusa. Mutekereze Yobu wapfushije abana 10 icyarimwe. Cyaramukomerekeje, ariko yari ku rugamba rwo kurwana na Satani. Icya gatatu cyabaye kuri Yobu gikomeye mu buzima, nacyo kitoroshye. Bibiliya itubwira cyabaye umubiri. Abanyarwanda baravuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Umubiri we Satani yamuteje indwara kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza hano mu mutwe mu gitwariro. Umubiri wose gusesa ibishyute. Iyo ndwara yitwa ibishyute bavuga yuko yarangwaga n'ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, yaranukaga cyane. Yaranukaga cyane. Sinzi niba hari umuntu warwaje umuntu ufite indwara inuka. Biravuna kurwaza umuntu ufite indwara inuka. Icya kabiri kirangiriye ndwara cyari ya Yobu yararwaye, ngo yarababazaga cyane kugeza no mu magufwa. Amagufwa nayo ngo akamurya cyane. Yari afite umubabaro udasanzwe. Muri ubwo burwayi naho Satani yashaka kugira ngo yihakane Imana, ariko no mu burwayi Yobu arakomeza inyangamugayo ku Mana. Haleluya! No mu burwayi bwawe no mu kurwaza ukwiriye kuba inyangamugayo. Icya kane gikomeye cyane Yobu yahuye nacyo kikamugusha, nacyo kikamuhungabanya, cyaturutse ku mugore. Nahoze soma muri komanteri imwe yabivuzeho, bavuze ngo Satani amaze kubona ko Yobu amunaniye mu bintu bitatu yakoze, ngo icya kane yinjiriye ku mugore we, ngo aca ku mugore we ariho azamukira kugira ngo Yobu yihakane Imana.
ngo aramubwira ngo ariko n'ubukomeje gukiranuka kwawe waretse tukihakana Imana maze tukipfira. Mwumve namwe gupfa umuntu amaze kwihakana Imana. Ni kenshi umukiranutsi, umukristo, umuntu w'Imana ahura n'ibigeragezo, uwo bashakanye akaba yamubera impamvu yo kuva mu Mana. Tujye kuraguza, tujye kurogesha, tujye kureba uko byagenze, yose ubundi turasenga dushaka iki, n'andi magambo menshi cyane. Mugore ukwiriye gufasha umugabo gukomeza gukiranuka. Mugabo ukwiriye gufasha umugore gukomeza gukiranuka. Inshuti zacu n'abaturanyi bacu nabo batubera ibigeragezo. Icya gatanu yahuye nacyo gikomeye cyane ngo cyabaye inshuti ze ngo ziza kumusura, ziraza ziratangira ngo ziramuririra iminsi 7, nyuma y'iminsi 7 ziramuhinduka, ziramushinja. Hari igihe inshuti zijya ziduhinduka, inshuti zikaguhinduka, abaturanyi bakaguhinduka, bene wanyu bakaguhinduka, abo muvukana bakaguhinduka, bose bakakugira umusazi. Ziramuhinduka zitangira kumushinja ibyaha, zimubwira ko Imana itababaza umuntu w'intungane, zimubwira ko Imana itatuma umukiranutsi agerwaho n'ibintu nk'ibyo. Nyamara ariko umuririmbyi yaravuze ngo ijya yemera ko byose bitugeraho. Ntabwo abakiranutsi baba mu buzima butari ubwo kubabazwa ngo nuko bakiranukira Imana, ahubwo babazwa cyane kubera ko Satani aba ashaka kubakura ku Mana. Rero inshuti yanjye, mucuti wawe nahura n'ingorane ujye umusura, ariko umuganirize umukomeza, utamuca intege. Yobu amaze guhura n'ibintu 5 twumvise, Bibiliya itubwira amagambo menshi yagiye avuga muri icyo gihe, avuga yatura ibyiringiro bye. Ni menshi, ntabwo navuga menshi, ariko ndashaka kubabwiramo makeya. Kamabwiremo nk'atanu makeya yavuze. Irya gatanu riraba ririya twasinya cyangwa irya gatandatu. Ijambo rya mbere Yobu yavuze rikomeye, yarivuze ubutunzi bushize, ibintu byose birangiye. Yaratuye aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, none Uwiteka arabyishubije. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Oh haleluya! Ayishurirwa ku butunzi yabuhawe n'Imana, kandi Imana yabwisubije, ntibwamukura ku Mana. Ahereza Imana icyubahiro. Reka duhereze Imana icyubahiro. Oh haleluya! Ibyo dufite byose n'Imana yabiduhaye, ishobora no kubyisubiza tukagumya kubaho turi abana b'Imana. Ijambo rya kabiri yaribwiye umugore we, abwira umugore igihe yaramubwiye ngo bihakane Imana, aramubwira ngo mugore ubaye nk'umwe wo mu bapfapfa, mbese twakiranukira Imana dufite ibyiza, ibibi byaza tukayihakana. Bibiliya iravuga ngo muri ibyo byose ngo Yobu ntacyo yacumuje ururimi rwe. Ujye urinda ururimi rwawe mwene data. Oh haleluya! Ujye urinda ururimi rwawe, ujye urinda ururimi rwawe. Ubu kuva mu gitondo kugeza aya masaha wasanga umaze kurucumuza inshuro zirenze 3. Urabeshya ukagira gute kuri telefone, message ukabura beshe, ukitaba utinda naha kandi si huri, ahubwo uraha ngaha. Mbese abantu binyoma babigize ibikino ngaho ntacyo bitwaye. Ariko ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye cyane. Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ujye ubeshya ubizi yuko ijuru ntawe rihuriye n'ababeshyi. Yobu ngo ntiyacumuje ururimi rwe. Turaza kugusengera wowe ucumuza ururimi rwawe buri munsi. Ijambo rya gatatu Yobu yavuze rikomeye, yaribwiye inshuti ze, zitangiye kumushinja, zitangiye kumubwira ko Imana ariyo yamuhannye. Yaribwiye inshuti ze, arazibwira ngo inshuti zanjye mundeke rwose, reka mbabwire Imana yanjye nizeye, Imana yanjye niringiye, naho yanyica nzapfa nyiyiringira, kandi inzira z'intambwe zanjye nzazikomereza imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Yobu ntiyihakana Imana, akomeza kuyizera. Ijambo rya gatanu Yobu yavuze nanone, yaribwiye inshuti ze, arazibwira ageze ku murongo w'ica 14 umurongo wa 7. Nawe ndagira ngo ndikubwire mwene data, aravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro, igiti iyo cyatemwe kirongera kigashibuka, naho umuzi yacyo yaba yarasaziye ikuzimu, niyo cyumvise amazi y'imvura cyongera gushibuka kikagira ibitonome nk'ibyambere.
haracyariho ibyiringiro. Ubwo ugihumeka haracyariho ibyiringiro. Ubwo ukiri muzima haracyariho ibyiringiro. Ubwo ugitera intambwe bikemera haracyariho ibyiringiro. Haleluya! Haracyariho ibyiringiro byo kwiga, haracyariho ibyiringiro byo kurya, haracyariho ibyiringiro byo kubaho, haracyariho ibyiringiro n'ubwo inshuti zagutaye, ariko hariho ibyiringiro. Haleluya! Ijambo rindi Yobu yongeye kurivuga none araryatura ageze mu bice 19. Ijambo nkunda cyane, mu bice 19 Yobu amaze kubona ko abantu bose bamuretse, inshuti zamutaye, abavandimwe bamutaye, umugore yamutaye, ibintu byose byarangiye, nta gutabarwa guhari. Yobu agira ishurirwa rikomeye, abayishuriye umucunguzi. Arangira aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, ngo amaso yanjye azamureba Sayuni. Ayishurirwa ko umucunguzi wariho. Haleluya! Umucunguzi wanjye ariho bene data, umucunguzi wawe ariho. Nubwo iwanyu batagucungura, umucunguzi wanjye ariho. Nubwo inshuti zanyu, umucunguzi wanjye ariho. Nubwo akazi kakwanga, umucunguzi wanjye arahari. Imana ishimwe cyane. Niba nawe wizeye ko umucunguzi wawe ariho, tera haleluya cyane. Imana ishimwe cyane. Umucunguzi wanjye arahari, nawe yagiye. Haleluya! Ndumva mfashijwe ko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya, haleluya! Umucunguzi wanjye arahari, ntawacungura ariko warahari, kandi adayigwatiriza kugira ngo aducungure. Imana ishimwe cyane. Umucunguzi wanjye arahari. Baravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana yanjye afite umubiri mushya, ngo amaso yanjye azayireba Sayuni. Hari indi mibiri mishya Imana yaduteguriye. Bavuga mu ijuru tuzabona indi mibiri. Pawulo yayivuzeho mu Bakorinto, aravuga ngo uyu mubiri twambaye ngo ni umubiri w'umunyantege nke, ngo ariko icyo gihe tuzambara umubiri w'imbaraga. Aravuga ngo ni umubiri wa kamere, ngo ariko uwo mubiri uzaba uri umwuka. Aravuga ngo uyu mubiri ni uw'igisuzuguriro, ngo ariko uwo mubiri ngo uzaba ari uw'icyubahiro. Imana ishimwe, hariho undi mubiri mushya tuzambara. Haleluya! Ageze mu bice 42 avuga ijambo noneho yaribwiye Imana. Andi yabwiye abantu bose nagiye mvuga turagira ibyiringiro, ariko ageze mu bice 42 aribwira Imana. Noneho arayibwira ngo Mana we, nubwo byagenze gutya, nzi yuko ushobora bigahe byose, nzi yuko ushobora byose, nzi yuko wabikora, nzi yuko wabishobora, nzi yuko wambeshaho, nzi yuko wankorera igitangaza, kubera ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe yigahe yose. Nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Hereza Imana icyubahiro. Nta cyarogoya umugambi w'Imana. Abantu bawurogoya ariko Imana yabarogoya nabo. Abakomeye baza kurogoya ariko ntabwo bishoboka. Intambara zatuma umugambi w'Imana ushaka kuvaho ukagira ngo wavuyeho, ariko umugambi w'Imana ntujya uvaho na rimwe. Icyo Imana yagambiriye iragikora. Haleluya! Reka bavuge, ariko Imana yo igira ijambo nyuma yabo. Hejuru y'ibyo abantu bavuze hari ijambo ry'Imana. Hejuru y'ibikurwanya hari Imana ishobora byose. Hejuru y'intambara ufite hari Imana irwana intambara igatsinda. Nta kibasha kurogoya imigambi yose y'Imana. Haleluya! Hanyuma rero tugarutse ku ijambo twasomye mu bice 27, avuga ijambo ryo kwatura rikomeye cyane hariya mu bice 27. Ijambo nakunze cyane, aravuga ngo ndarahira Imana ihoraho ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, nishobora byose yarazaga ubugingo bwanjye. Aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, ubugingo bwanjye buracyari buzima. Nubwo nahuye n'amakuba, ubugingo bwo buracyari buzima. Ubugingo buracyari buzima. Mbese suzuma ubugingo bwawe buracyari buzima. Hejuru y'ibyakuvuzweho buracyari buzima, hejuru y'imibereho buracyari buzima, hejuru yo kubura uko ubigenza ubugingo buracyari buzima. Ni kenshi ubugingo abantu babuzimiza, ariko ubugingo Imana ibwitaho kandi irabukunda. Duharanire ko ubugingo buba buzima. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo hariya ku murongo wa 4 aravuga ngo ni ukuri iminwa yanjye nizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntabwo ruzariganya. Imana itubabarire.
ntugahagararire kuriganya, ntukariganishe ururimi rwawe, ntugateke imitwe uriganya. Abatekamutwe babaye benshi, ariko ntukajye muri bo. Ubuzima ni bwaga, ntukajye muri bo, ntukajye mu batekamutwe, ntukajye mu bariganya. Ujye wizera Imana. Imana yacu ni nzima, Imana yacu ishobora byose. Ku murongo wa 5 aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, umutima wanjye ntuzagira icyo unshinja nkiriho. Umutima wawe uragushinjira iki? Ganira n'umutima wawe, turimo turagereza umusozo. Umutima wawe uragushinjira iki? Umutima wawe urakubwira ibiki? Umutima wawe uragushinjira iki muri aka kanya? Umutima w'umuntu burya umenya ibintu byinshi kuruta ibyo abantu bamenye. Yewe nta ukuntu uri mwiza uririmba ngaho ukomeye ukaze umeze neza nkaguferesita rwose, ariko umutima wawe n'Imana byo uzi ukumeze. Umutima wanjye ntuzagira icyo unshinja nkiriho. Ntitukikureho kuba inyangamugayo. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Abantu benshi babyikuraho bikarangira, bari abakristo beza bikarangira. Yewe naratangaye narumiwe. Umuntu araza akubwira ati nguriza aho ngaho 10,000. Mukanya ninjya kuri banki ndabikuzanira. Ugategereza ibyo ukabimuha, ugategereza igihe azagera kuri banki, ugategereza igihe azayakuzanirira, ugaheba bikakuyobera. Umunsi ugashira, icyumweru, ukwezi, umwaka, bikarangira neza. Noneho ukabura amafaranga yawe, ukabura n'inshuti yawe. Ibyo bintu ni ibiki? Ukabura amafaranga, ukabura n'inshuti. Abantu benshi bahindura n'amayira, yajya kubona akagukwepa, ya inzira yacagamo nanjye bakiyicamo kubera kuri ayo mabutike yambuye, yikuyeho ubunyangamugayo. Byararangiye. Naratangaye jewe, umugabo agira gute afite umugore n'abana 5 yibyariye, ariko yajya gukorera amafaranga niba ahembwa 3,000 ku munsi, yabonye ikiraka akarirayo 2 akazana 1,000 mu rugo. Kandi mu rugo hari abana 5 n'umugore wa 6, akarya 2 ku kazi iyo yiriwe, mu rugo akazana 1,000. Ibyo bintu ni ibiki? Yewe mugabo, ibyo bintu ni ibiki? Uri umwana, uri umusore, uba mu rugo, ahantu barakurera, baragufasha, ukorera amafaranga, ariko ukwezi kugashira ukayamira, bikarangira ugataha ibicuku nta kindi, mu rugo nta kavura. Ntiwaca bugufi ngo ugire akantu ukora nta na gatoya kandi bagufata. Abantu bataye ubunyangamugayo no gucumbikira abashyitsi bisigaye bitunanira. Uzana umuntu mu rugo, uzana umuntu ngo akubere mu rugo, akava ahubwo mushwanye bibaye bibi. Kubera iki? Kubera kwikuraho ubunyangamugayo. Umuntu ashinga akabutike, agashaka umurokore yagashyiramo, ukamubura kubera ko nukamushyiramo arakamara. Hari uwigeze kumbwira ati yasize no gukoresha abarokore, zijya nikoreshereza abapagani. Nabo bakwibara abapagani. Ukora muri kampani wagenda ugasaba akazi, wagasabye bikunze, ugashaka, ejo ukabutangiye kwiba, ejo ukabutangiye gusiba, ejo ukabutangiye gucerererwa. Kandi wagasabye ugakeneye, hari abandi bagomba ukabura. Kubera iki? Kubera kwikuraho ubunyangamugayo. Tugomba kuba inyangamugayo mu buzima bwa buri munsi, ku byo dukora buri munsi tukaba inyangamugayo. Mu nzu y'Imana, mu makorari turirimbamo tukaba inyangamugayo. Hari igihe korari iririmba ari abantu bake, yewe nyiyobora umudugudu iyo korari irimbaga ari abantu bake, kandi nzi ko ari benshi. Nakunda kwegera perezida nkamubaza nti byagenze gute ko korari babaye bake? Ati abenshi ni imisanzu, kandi imisanzu se ibarangaye. Wenda ni desabu ni korari batanga, cyangwa ni senyisa, cyangwa ni 1,000 simbizi bitewe nuko bayabasabye, kandi buri wese bayamusaba bakurikije uko bamubona barebeye inyuma. Ariko ugasanga umuntu amaze umwaka adatanga umusanzu, kandi wareba ugasanga utayatanze si uko yayabuze, ahubwo wawe udukeka ko atayafite niwe wayatanze. Nuko abantu bikuraho ubunyangamugayo. No mu murimo w'Imana dukeneye ubunyangamugayo no mu kwitanga. Niba tugize ubwitange, itange ubunyangamugayo uhigure, nibyo byiza. Niko kuba inyangamugayo neza. Imana idufashe cyane. 10 tukaba inyangamugayo mu gutanga 10. Jya mbwira abantu ni kurya 10 bingana no gusoroma imboga uzirandura. Ubundi uruboga iyo ugiye kurusoroma, usoromaho gatoya, udutwe ukadukuraho,
ejo waza ugasanga rwatoshye, ukongera ugasoroma ukamara ukwezi abiri ururya. Ariko iyo ururangiye biba birangiye. Kurya icya cumi bingana no kuzirandura, ariko kugitanga bingana no gusoromaho utubabi, ejo ugasanga twongeye rwatoshye. Tukaba inyangamugayo no mu gutanga icya cumi. Mu nzu y'Imana dukeneye ko tuba inyangamugayo. Ndagira ngo twekere inzugi dusenga Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dukwiriye kuba inyangamugayo. Abasore mukaba inyangamugayo, abakobwa mukaba inyangamugayo. Biratangaje kuba ufite umugore mwiza ukamuta mu cyumba ukajya gusambana n'umukozi. Umukozi wo mu rugo wazanye ngo akore imirimo yo mu rugo, ukajya gusambana nawe usize umugore wawe wakoye washatse. Imana ikubabarire, Imana ikugirire neza. Uri umugore ugatangira kugenda wambaye ubusa hariya ku muhanda, uri umukobwa. Zakariya na Elizabeti ngo bari abakiranutsi, bafite ibintu bitatu byabarangaga, ngo bari abakiranutsi bubaha Imana kandi bagendera mu mabwiriza n'imihango n'amategeko by'Umwami Imana byose. Niba turi abapantekote, niba turi abadeperi, niba uri umukristo wacu, ugomba kubaha no kubahiriza imihango n'amabwiriza n'amategeko by'itorero byose. Utabikumva ubishoboye ukajya aho bizashoboka, tukazahurira mu ijuru niba uzahagera. Imana idufashe cyane. Ariko ugomba kubaha no kubahiriza imihango n'amabwiriza. Ibintu by'udutambara two mu makorari twaye hose biterwa no kutibuka uriwe naho. Zakariya ngo yubahaga imihango n'amabwiriza n'amategeko by'idini yasengeragamo byose. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Kandi ngo bari ingumba nta mwana bagiraga. Kuba inyangamugayo ntibisaba kuba ufite byose, kuko bo nta mwana bari bafite ariko ari inyangamugayo. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe. Ndagira ngo dusenge Imana. Umutima w'umuntu ubuzi uko umuntu ameze, reka ngarukira aha Umwuka Wera akomeza abigisha n'ibindi. Buri wese asa n'uwitekerezaho, yubika umutwe we yitekerezeho, atekere ubuzima bwe, atekereze ururimi rwe niba rutamucumuza, wumve niba ubugingo bwawe bukiri buzima, use n'uwinyeganyeza ubwumve, wumve ko ubugingo bukiriho, bukiri buzima, wumve ko utikuyeho ubunyangamugayo, wumve yuko gukiranuka kwawe bukomeje, wumve niba utarakuretse. Imana ikugirire neza. Ndagira ngo dusenga n'Imana muri aka kanya, tubwire Imana ngo Mana, turasabye ngo tugirire neza, turashaka gukomeza kuba inyangamugayo. Wowe birashoboka ko ukiriyo, Imana igufashe ubikomeze, cyangwa se warabiretse, Imana igufashe wongere ugaruke ku murongo, wongere uba inyangamugayo neza. Tekereze niba utari umujura, niba utiba icya cumi, niba utica amasaha y'akazi witwaje ko wakabonye. Ibyo byose ubitekerezeho, mbese wongere wisuzume. Ukwiriye kuba inyangamugayo muri byose. Imana ibahe umugisha. Niba ugize icyifuzo cy'uko wabikomeza, niba ugize icyifuzo cy'uko Imana yakugirira neza, uhaguruke maze dusenga n'Imana. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Hagurukira mu mwanya wawe urimo maze dusenga n'Imana, tubwire Imana ngo dufashe. Dore ibihe birushya birahari byatubuza gukomeza kuba inyangamugayo, udufashe tubikomeze, dukomeze tuba inyangamugayo. Imana iguhe umugisha mwene data, Imana iguhe umugisha mushiki wacu. Haguruka dusenga n'Imana, tubwire Imana ngo Mana dufashe tuba inyangamugayo. Urakoze mwene data, nawe haguruka. Ntabwo nshaka ko mureba abandi, buri wese niyirebe ku giti cye, arebe mu mutima we. Niwumva hari izindi mbaraga ukeneye zo kubigushoboza, uhaguruke n'abandi bose maze dusenga n'Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Haguruka dusenga n'Imana, tubwire Imana ngo Mana dufashe, turashaka gukomeza kuba inyangamugayo. Isi turwana irakomeye, ubuzima duhura nabwo burakomeye, ariko nta kindi cyadushoboza, ni wowe wabidushoboza. Uhagurukane n'icyo cyifuzo niba ukigize, maze dusenga Imana. Imana dushoboze kuba inyangamugayo. Muhaguruke dusenga Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Turagira ngo abahagurutse n'abandi bakicaye bumva babikeneye, tugiye gusenga muri rusange tubasengera, ariko wumva akeneye ko twamurambikaho ibiganza we aratera intambwe azapfukame hano. Ni ukuvuga umuntu wigeze gukizwa akagwa agasubira inyuma, ni umuntu ushaka gukizwa uyu munsi, atera intambwe aza twegere hano tumusengere tumurambitseho ibiganza. Unyegere hano hafi yanjye. Umuntu wumva akeneye ko tumusengera by'umwihariko tumurambitseho ibiganza kugira ngo Imana imushoboze kongera gusubira ku rufatiro ruzima rwa Kristo, atera intambwe aze hano tumusengere. Imana yacu ibahe umugisha. Hari urimo turamusengera tumurambitseho ibiganza by'umwihariko.
umuntu ushaka gukizwa n'umuntu wari warakijijwe akagwa niwe dusengera muri aka kanya, mu gihe abandi bose turi bubasengere bahagaze aho, weho turagusengera tukurambitseho ibiganza. Tera intambwe uze tugusengere, ntacyo bitwaye, ntacyo uva, nta n'icyo, nta n'uri buguseke, ahubwo kutabyemera nizo ngorane kuri wowe. Imana ibahe umugisha. Ndabona hari twese dukijijwe, reka rero dusenga Imana, dusengere bariya bahagurutse, n'undi ushaka guhaguruka ahaguruke tumusengere Imana, Imana imugirire neza. Kandi ariko abapasiteri baze hano imbere tubasengere Imana. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha. Muhaguruke dusenge Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Gutahaguruka no gutera intambwe hano bijya bigorana, abantu bakumva bibagoye, ariko uri muri riteraniro ukumva ukeneye kuza ngo tugusengere, utera intambwe utagize isoni. Imana iguhe umugisha mwene data. Uyu muntu w'Imana, dukomere Imana amashyi kubwe, Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane mwene data, uhisemo neza kuza guhitamo kwizera Yesu. Nawe mbine twongere dukomere Imana amashyi kubw'aba baje bashiki bacu bene data. Imana ibahe umugisha. Nawe tera intambwe uze. Urabizi ko hari umukristo ugasubira inyuma ukagwa, ukava mu buntu bw'Imana, ugakora ibyaha bitandukanye, ariko Yesu agutegeye amaboko kugira ngo akubabarire. Imana iguhe umugisha, Imana ibahe umugisha bene data. Tera intambwe uze tugusengere. Iwanyu wavuye utazi kuhura n'iri jambo, ntabwo wari uzi ko ari ryo buri bwigishe, ariko urabizi ko udakijijwe, urabizi ko waguye, waretse ubunyangamugayo urasambana, waretse ubunyangamugayo unywa inzoga, waretse ubunyangamugayo ujya mu byaha, uriba, ubukiranutsi burakunanira, usubira inyuma. Mbese Imana ikeneye kukugirira neza. Tera intambwe nawe uze tugusengere, Imana ikugirire neza. Urakoze mushiki wacu, urakoze wisemwe neza kuza. Imana iguhe umugisha, Imana ibahe umugisha mwese. Reka rero twe gutinda duhamagara, ahubwo n'ubundi duhe Pastor Sekamana asenga Imana wasengera. Mana y'urukundo kandi Imana yo kwizerwa, uri data wa twese wo mu ijuru kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Turagushimira kubw'ijambo ryawe twumvise, riturehereza kwihana no guhinduka no kuba icyaremwe gishya. Bajane bagaragu bawe baragupfukamiye, bemeye intege nke bagize, bemeye kujijwa bajijwe. Ndagushimira ko wemeye ko babaho iyo bari gupfa bari gupfana ibyaha, none bagereje uyu munsi ngo bakire, ngo babe bazima mu mwuka. Mu izina rya Yesu natwe turabasabiye ngo ubababarire aho hose bananiwe, turabingingiye ngo ubeze, ubandike mu gitabo cyawe kimwe wanditsemo abakiranutsi, igihe uzahamagara amazina y'abera nabo bazumve bahamagarwa ngo baragwijuru basezeranije abagukunda. Urakoze Mana kubababariye, urakoze kubagiriye neza, ukabakuraho mugayo wose bagize kubw'uko bagize intege nke. Turabingingiye ngo ubeze ubatunganye. Sengera iteraniro ryose riguhagaze imbere, ryumvise ubu butumwa bwiza, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'ibyishimo, ubutumwa buturehereza guhinduka, kuba inyangamugayo muri byose. Twese turabikwiriye, twese turabikeneye. Niyo mpamvu twinginze ngo imbaraga z'Umwuka Wera zitubashishe gutsinda ubwiganya bwa Satani, zidushoboze kuba inyangamugayo aho tugana hose, mu byo dukora byose. Mu izina rya Yesu shoboza iri teraniro ryumvise ubutumwa uyu munsi wa none. Abanyantege nke babona imbaraga muri iri jambo, abari bananiwe bose bongere baramize ukuboko kwawe kw'iburyo, buri wese abone gukomera kubonerwa muri Kristo Yesu. Urakoze kubyumvise, urakoze kutubabariye, urakoze kudukuye mu rubanza, ukatugarura mu munezero w'abana bawe, ukatugarura mu mudendezo w'abakubaha. Mu izina rya Yesu tukuregeye Satani, niwe wateje izo ntege nke, niwe wambuye abantu ubunyangamugayo, niwe washubije abantu mu byaha. Mu izina rya Yesu twamaganye iyo myuka mibi. Mu izina rya Yesu ukora kose kwa Satani turakwirukanye. Mu izina rya Yesu abantu babe mu mahoro, abantu babe mu mudendezo, abantu babe bakubahe kandi baguhamye hagati y'ab'isi y'umwijima. Urakoze ko byose ubyumvise kandi ubidukoreye utyo, tubisabye Imana Data wa twese mu izina ryiza rya Yesu. Amen, amen.